Bakunzi ba cano ab'Imana bera ndabasuhuje mbifurije ishya n'ihirwe amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye kubaha akaze na karibu kandi nongeye kubashimira abantu mugiye mudukurikiranye aho muri hirya no hino ku isi mu mpande enye z'igihugu, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari mu Buhinde, abari mu Buyapani, abari mu Bushinwa, abari muri za Canada, abantu mwese muri hirya no hino, aba diaspora, aba correspondant, aba parrainage, mwese ndabasuhuje mbifurije ishya n'ihirwe. So nkuko mubizi rero, reka suhuze n'abanyarwanda bakadasohoka by'umwihariko, reka suhuze abantu bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Kandi turashimye abantu mwese mwagiye mutega amatwi kuri cano ab'Imana bera, aho musigaye mugenda mugajya muri telefone zanyu, mwarangiza mugakora subscribe, mwarangiza mukagira amavuga butumwa. Imana y'amahoro ibagirire neza. So rero mbibutsa yuko nta kindi kiri aha ngaha uretse ko uyu munsi twabazaniye umutumirwa. Benshi muri kumbaza mutese uyu mutumirwa ni umubyeyi, ni umugabo se, ni umusore cyangwa se ni umukobwa. So rero bagufitiye amatsiko, watangira ubibwira. Uraho neza? Yesu nashimwe. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Ushobora rero gutangira wibwira abakunzi ba cano ab'Imana bera, warangiza noneho ukanadusengera Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Ndi umumama w'abana babiri. Bisigaye Yesu aduhana umugisha. Amazina yanyu? Amazina yanjye nayingeneye Winnie. Nkaba umumama w'abana babiri. Ibindi Yesu aduhana umugisha. So mukozi w'Imana rero, ariko waranatubwiye ngo ugira na cano. Cano yanjye ni Ngabe TV. Ni Ngabe TV, hariho ibiganiro byiza, hariho ubuhamya, harimo inyigisho nyinshi. Mwanyarukirayo mukareba, iyo uhageze urafashwa cyane pe. Sawa. So bakunzi ba cano ab'Imana bera rero, murumva ko twabazaniye umukozi w'Imana kandi nawe ngo agira cano, ngira ngo niyo mpamvu tuba tumuhaye n'akanya ko kuyamamaza kugira ngo nayo ikunde irebwe cyangwa se munyarukireho. Hanyuma kandi reka uyu mukozi w'Imana atangire adusengera. Uyu ni umuhanuzi, ni umutumishi w'Imana, hanyuma iby'umwuka wera amutegeka abikore mu izina rya Yesu. Rero tubahaye karibu mu gusengera abakunzi ba cano ab'Imana bera. Ariko by'umwihariko reka mbanze nkubaze ikibazo mbere y'uko usenga. Cano ab'Imana bera usanzwe uyizi, usanzwe uyumva? Ndayumva, kuko iyo nza kuba nayumva ntago mba naje ngo munumire mbitabe. Impamvu nabitabye ni uko ab'Imana bera na Ngabe TV ni inshuti. Ni inshuti, niyo mpamvu navuze ngo reka habamo ubutumwa bumfasha, habamo ubutumwa bwiza cyane. ab'Imana bera rwose iradufasha cyane. Hanyuma ndavuga ni impamvu twaje ni uko budufasha, hari aho butugeza. Twabaye inshuti, ab'Imana bera yabaye inshuti na Ngabe TV. Wanyarukira kuri Ngabe TV, ukanyarukira kuri ab'Imana bera, hose ukajya uhagera nta kibazo. Harimo ubutumwa bwiza kandi buryoshye. So urakoze cyane rero. Ubu ngubu nshuti bakunzi ba cano ab'Imana bera, tutarambiranye, reka umukozi w'Imana tumuhe akanya atubwire. Uyu munsi muradubwira kuki? Muratubwira ku ijambo ry'Imana cyangwa muraduha ku buhamya bwaho Imana yagiye ibakura ubu naho ibagejeje? Ubu ndumva muri iyi minsi ndi gutambutsa message Uwiteka yamaye. Hari message y'Uwiteka yamaye. Yego. Yo muri iyi minsi uko bimeze, uko abantu bakwifata, uko abantu biraye. Iyo ngiyo turayitambutsa. Nindangiza twiga ijambo ry'Imana. Ntacyo bitwaye, ijambo turaryiga, ubuhamya turabyiga. Ibyo nibyo bidutunze muri iyi minsi. So urakoze cyane. Ko tuyoborwa n'umwuka. Urakoze cyane. Aha rero kuri ab'Imana bera, mwibutse neza ko bwaba ari n'ubuhanuzi, bwaba ari za rerebo na za mandasire n'utundi, ibyo byose twe turabyemera, nta kibazo. Umukozi w'Imana apfa kuba ari uw'Imana, atari upapira cyangwa se atari muri babandi b'iki gihe. So rero reka tugwaye karibu n'ikaze usengere abakunzi ba cano
ab'Imana bera dukomeze. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ishoboye byose, turagushimye muri iki gitondo. Waturinze, uturindira umubiri, uturindira ubugingo, urinda cano ab'Imana bera, warayirinze. Mana nushimwe, nushyigwe hejuru. Abayishyigikira, abo hanze y'igihugu, abari mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, za Canada, za Bubiligi, iyo ngiyo za Cote d'Ivoire, ibihugu byose bitandukanye, tubasabiye umugisha ngo ukomeze kubarinda. Kandi buri umwe uwo ari we wese uko azajya ashyigikira iyi cano Mana, ujye ugenda ugere mu bye ubyivangemo, uko ashyigikiye ujye wivanga mu bye. Buri umwe wese yaba ari uje akayishyigikira mu buryo bwo kuyireba, mu buryo bwo kuyitera inkunga, mu buryo bwo gusharaninga, mu buryo bwo kumva yuko nawe yayiharanira ikaguka, uwo nguwo aho ariho hose tumusabiye umugisha. Dusabye umugisha rero muri iki gitondo, mbasabiye umugisha abayireba abo ari bo bose, abayitunze n'abajya bayikoraho ku maso bakareba, abo ngabo bose tubasabiye umugisha utagabanyije. Ndangiza ndasenze. Uwiteka Mana, mweretse ibiganiro bigiye kubera aha ngaho uyu munsi Uwiteka Mana, mbumbura akanwa nawe wivugire Mana, ijambo riri butambuke nirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rize Uwiteka Mana rigira icyo rirema mu mutima wacu, riba umutsima utera imbaraga. Amen. Amen. So nshuti bakunzi bacano rero ab'Imana bera, Uwiteka bagire neza. Ubwo njyewe nakagaruka turongera dusubire uyu mukozi w'Imana, ubwo tumuhaye karibu n'ikaze ngo apfundure agaseke Imana yamuhaye yamupfunikiye. Karibu mukozi w'Imana urisanga. Amen. Naribagirwa, mfite message ndi gutambutsa ahantu hose muri iyi minsi. Imana yarambwiye ngo nimbwire abanyarwanda aho bari ahariho hose icyitwa umunyarwanda, iyi message biramureba. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo burije. Imana y'amahoro irambwira ngo nimugarukira aho ngaho, mugarukira aho, burije. Ndi kubyira babandi banze kubivamo, babasambanyi banze kubivamo. Garukira aho ngaho, burije. Waje ko hakiri kumanywa, ko Imana igitanga amahirwe yo kongera kwihana, yo kongera kugarukira Imana. Babandi bananiranye, babandi babasambanyi, babandi babajura, babandi bari gukora ibyaha uko bishakiye, garukira aho ngaho. Imana iri kuvugana namwe ngo burije, kandi burije imbere gatoya hano, burije. Gauna wihane hakiri kumanywa. Ureka kuvuga ngo uzihane ejo cyangwa uzihane ejo bundi, byakubitana yuko bwije. Ahubwo ndimwe ndakubwira ngo banguka vuba, ukibyumva uze wihane. Banguka. Imana yanga icyaha, nago yanga umunyabyaha. Ikavugana n'abantu baca inyuma y'abagabo, abagore bamwe baca inyuma y'abagabo. Mugarukira aho ngaho, nyamara mubikora mugira ngo nawe uri kubareba, ariko ijisho ry'Imana riri kubareba. Imana irababaye kubw'abagore bari guca inyuma y'abagabo, bari guca inyuma ku bagabo. Imana irababaye kubw'abagabo bari guca inyuma ku bagore. Imana irababaye kubw'abantu bahize imihigo ngo nibagirira neza, nibakura kwa muganga ngo bazayikorera. Imana yarabarindiriye, yarababuze. Imana irababaye. Nimuhigure vuba, igihe cyo kongera guhiga kirageze. Aho uri hose suzuma imihigo wahize. Icyagihe uri kwa muganga waravuze ngo Imana nigukurayo uzayikorera. Yarakurindiriye, yarakubuze. Urongera uravuga ngo niguha akazi uzayikorera. Urongera uravuga ngo nigukura hano ikakugeza mu kindi gihugu uzakora ibingibi. Yarakurindiriye, irakubura. Imana y'amahoro iri kuvugana namwe. Mwahize imihigo, ikavugana n'abantu banga kwihana ibyaha, ngo nimugarukira aho ngaho. Imana irabategereje ngo nimuze, nimwongere mugaruke ku rufatizo, nimwongere mugaruke. Yesu arabategereje, intebe ye yabateguriye irahari. Nimuze mwihana ibyaha byanyu, muze mwihana. Ngwino wihana ubwo busambanyi, ngwino wihana ubwo bushura. Wa mugore we, ngwino wihane guca inyuma umugabo wawe. Wa mugabo we, ngwino wihane guca inyuma umugore wawe. Wa mubeshyi we, ngwino wihane. Yesu niko ari kuvugana namwe. Nyamara burije,
ushatse waza hakiri ku manywa hakibona, kuko imbere hano gatoya burije, bugiye kwira, bugiye kuba mu gicuku, ntabwo nzi uko ubyumva, ariko ushatse wabanguka vuba. Abantu benshi bari kuvuga ngo inzara iraje iki n'iki, nyamara dore Uwiteka ari kuvugana natwe ngo nimubanguke, nimugire vuba, nimubanguke, nimuze mwihane hakiri ku manywa. Hanyuma nkavugana namwe, wowe Imana yakijije uburwayi ikagukura ku gisasiro, warangiza cya gihe umanitse ukuguru uri se hashika cyangwa aho wari uri hose, waravuze ngo ntunkurayo nzagukiza, ariko wavuyeyo urakira, imbago yijugunya hasi, usigaye ugenda neza, warabyibagiwe. Nkavugana na wa wundi wari uri kubyara byananiranye, aravuga ngo mana, wa wundi wari utwite inda yarenze igihe cyo kubyara, ndetse imaze n'imyaka 2, ndetse bamwe ngo imara n'imyaka 3. Imana yanyeretse abantu batwise inda imyaka 2, inyereka batwise imyaka 3. Imana ibagirira neza, ibatumaho abakozi b'Imana, barabasengera, barabyara, bamwe bahura urubyaro baringumba, baravuga ngo bazayikorera, ariko bamaze kubona yuko babyaye, bamara kubona yuko bakiza izo ndwara, bamara kubona yuko bakiza ayo masida, bamara kubona yuko bakiza iyo mivuduko, bamara kubona yuko bakiza ibyo bisazi, baradamaraye, bagiye hariya. Imana y'amahoro iri kubishyuza ngo nimuhigure imihigo. Wowe warabyibagiwe, ariko Imana ntago yabyibagiwe. Higura vuba, igihe cyo kongera guhiga kirageze, banguka. Imana y'amahoro yambwiye ngo yakemuye ibyo, iteje ikibazo nanone, iki kibazo igiye guteza uzi ari igiki? Wavuye kwa muganga nuzi, wavuye kwa muganga umanitse ukuguru, ntago ubizi niba ugiye gusubirayo wenda nigucike. Cyagiye waravuze ngo ubonye umwana, Imana iguha umwana wari ingumba. Imana y'amahoro irakibuka uwo muhigo, irakibuka yuko umwana yamuguhaye, irakibuka amagambo wavuze ngo niguha umwana uzayikorera ibi. Imana yarabirindiriye, yarabibuze. Ngwino wongera uhigure, ukuremo ideni. Urimo ideni Imana, uracyayirimo ideni. Ni wowe wabyivugiye, igukura kwa muganga, iguha umwana wari umukeneye, igukiza uburwayi wari wararwaye, igukiza ibisazi, irakukiza izo ndwara zose. Banguka, gira vuba. Imana iri kuvugana nawe ngo ngera usubire inyuma, urebe aho yagukuye, urebe yuko nta kintu yakoze. Hanyuma Imana y'amahoro irashaka ko mwese imihigo mwahize n'abandi mwumvireho, muza mugahigura. Ni igihe cyo guhigura, kuko igihe cyo kongera guhiga kirageze. Ndi kuvugana namwe ngo dore burije, ubu ni ku manywa, iri gutanga amahirwe yo kongera kugaruka. Ngwino aya mahirwe wiyapfusha ubusa, kuko imbere hano gatoya burije, ni ninjoro, dore igicuku kirabuditse. Imbere hano gato haracu wambaye. Ongera banguka, isuzume. Wongera nkavugana na babandi bari kuvuga ngo byaranze. Banza usuzume, urebe aho byangiye. Ese uri kubireba ukabona yuko ni umunyafu w'inkoni? Yashoboka kuba waba ari umunyafu w'inkoni, kuko warayibyiye ngo uzayikorera ibi. None niwagikoze kandi urashaka ngo ihore kugirira neza. Yaguhaye ibya mbere, niwahigura umuhigo. Ibya kabiri irabiguha. Ese Imana iby'uyu mugabo nimanguhe? Nta kindi Imana igushakaho. Ongera ubanguke, ngwino uhigure. Niba imihigo warayibuze, ngwino wihane ibyaha n'igisa nabyo, uze wihane, upfukame uyibyire kubabarira iyo mihigo. Ariko utagenda mu bigiye, utagenda mu bishingwe bigiye. Imbere hano burije. Banguka hakiri kare, b'abakobwa bahora bavuga ngo uburaya ngo ntibabuvamo, ngo Imana itabahaye ngo icyo gukora. Ngwino uhamye iby'uyu mugabo bijya barambije bigendeye. Banguka wirindira ngo ubonye amafaranga. Ngwino ugerageze ubwirirwe, ariko Yesu umuhamirize.
Yesu aragukeneye ngo agukure kuri izo forode, aragukeneye ngo agukure muri ubwo buraya, aragukeneye ngo agukureho uwo mutwaro wikoreye umaze igihe kinini, nta wundi uzawugutura usibye Yesu wenyine. Ndi kuvugana namwe ngo nimubanguke dusangire ibivuye ku mavi, nimuze dusangire ibivuye ku mavi. Imana yambwiye ngo mbwire aba bantu baze dusangire ibivuye kuri aya mavi. Muze dusangire, muze dusangire babandi b'ubusambanyi, babandi bari kuraya, babandi uburaya bwishe, babandi bumva ibyaha batabireka. Nimubanguke dusangire ibivuye ku mavi. Nanjye nabivuyemo, Yesu arambona, nabivuyemo sinagira icyomba. Mubanguke. Hari igihe nabonaga nkabona nanjye ibingibi nkavuga se Mana nzakizwa, bigende gute, nzabaho gute, nzagira gute? Ariko byari inzitwazo. N'ubundi se ko narimbayeho nkagumya, ejo nateye ukuguru hariya, ejo nagiye hariya, izo ngizo ahubwo ni ukwikerereza. Nagira nkubwire ngo reka kwikerereza, banguka. Muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo ubutunzi, muri Yesu harimo amafaranga utasambaniye, muri Yesu harimo kwambara utasambaniye, muri Yesu harimo kurya utasambaniye, muri Yesu harimo ibintu byiza, ibijya bindi byiza birimo ubuki, biri muri Yesu. Banguka, banguka aho uri hose unyumve. Niba wumva yuko ngo iki ngiki, ngo abantu benshi basigaye bazana inzitwazo ngo none se ngo ndajya gukizwa, ngo biriya ngo by'abarokore ngo ninjye ngo nzabahona, niko benshi bavuga. Hari umuntu uherutse kumbwira, ndi kumubwiriza, arambwira ati ngewe nsengera, ntabwo ngewe najya gukizwa, inzu nzayishyura gute? Ndangije ndamubwira nese wakwihanye icyaha cy'ubusambanyi, ati ngiye sinsambana. Nyamara urasambana nuko utabizi, urasambana nuko utabizi, urasambana. Reka nkubwire ukuntu usambana. Uwo mugabo utwara, nkubwire ukuntu usambana. Uwo mugabo utwara, uwo mugabo utwara, uwo mugabo usambana nawe ngo kwishyurira inzu, ntabwo ari uwawe, ni uw'abandi. Uwo mugabo uguha igishoro ntabwo ari uwe, ni uw'abandi. Uwo mugabo, uyu mugabo wishyura inzu, uyu mugabo waguhaye umutayi. Nkavugana n'abakozi b'Imana birirwa babivanga, nyamara muranga kuvugisha ukuri uko mwahamagawe. Wabona ugahura n'iriya ndaya yari gusenya urugo rwa mugenzi we, ngo w'umuhabara ari hariya amatebusi, ari gucuruza ariko ari gucuruza igishoro batamuhaye, ari gucuruza urugo, ari gusenya rwa mugenzi we. Urwo rugo uri gusenya nyirarwo ari gusenga, urwo rugo uri gusenya nyirarwo yararuruhiye, urwo rugo uri gusenya nyirarwo yatereye umusozi. Wowe uri kuvuga ngo ntago wabireka ngo ni igishoro, nyamara baraterera umusozi, nawe ugaterera ngo Mana ngirira neza, ngo Mana ngo nkuraho inyatsi. Ubundi nyatsi ibyo bintu ucuruza ayo mafaranga wayakuye? Ngo Mana ma amafaranga mu buryo bari buyaguye. Ni wa mugabo uri buce inyuma, uca inyuma kuri rwa rugo wasenye. Nawe uri derira, ntago derira ari izingisi zonyine, nawe wabaye derire. Reka wabaye derira, ntago derira ari babandi batwaye abagabo b'abantu babandi kubatwara. Nawe uca inyuma y'umugabo uri derira, nawe uri gukora ibyo uri derira. Nakubwiraga ngo mwihanire kureka. Imana irabashaka ngo mukizwe. Urwo rugo uri gusenya urureke. Imana nishimwe cyane. Garukira kuri urwo rugo uri gusenya, garukira aho ngaho, rekeraho. Senga Imana iguhe urwawe rugo, senga Imana iguhe ibishoro byawe. Reka gusenya uru rugo, dore Imana irarakaye. Uri gusenya urugo, ese urabona wowe izakubakira uri gusenya iz'abandi? Mbere uri kuvuga ngo Imana nikubakira, uri gusenya ingo ngo nibaguhe ibishoro. Banza urekure ruriya rugo, numara kurekura iby'abandi, nurangiza utangire usenge Imana iguhe ibyawe. Muri kunyumva abakobwa, muri kunyumva abasore, rekura iby'abandi, rekura iby'abandi, usengera ibyawe. Senga Yesu akugirire neza. Muri Yesu afite abagabo benshi. Ari ngavugana n'abantu babuze, bahora bavuga ngo Imana nibumvira. Ubundi se yakumvira uri? Yakubwiye ko ije kugukorera ubukwe, warabwikoreye, warishinguye.
irakubwira ngo ije kukugirira neza. Wagiye gufata kanaka ujya kuzamura amajipo, yakubwiye kugukorera ubukwe ntabwo yagutumye kuzamura amajipo. Yakubwiye ko ije kuguha ubucuruzi ikagukuraho inyatsi. Wagiye hariya gushaka imbaraga ngo nawe ubone iz'amashaba ngo zinjiza aho witeye inyatsi. Gira vuba banguka. Nababwiye ngo hari ibyo urekura kugira ngo Yesu akugirire neza. Hari ibyo urekura kugira ngo Yesu agutabare. Muri Yesu ntago harimo kujya guca inyuma umugabo ngo Imana irakugirira neza. Muri Yesu ajya atanga ishaba, ajya ahumanura iyo seta yawe. Izo nzara tugenda ukaminjira ugateza n'abandi, ntabwo Yesu azaziguheraho umugisha. Nyamara ibyo ngibyo nubwo ucuruza bikagendeka ariko nta mumaro bimara, nta nubwo bimara kabiri. Ariko Yesu iyo yaguhaye umugisha nugira umupaka. Iyo avuze ngo aragukijije abagukijije, iyo avuze ngo atanze akazi abaguhaye akazi, iyo avuze ngo akuyeho inyatsi urakora. Banguka muri Yesu. Gira ibyo ureka Yesu akugirire neza. Gira ibyo ureka Yesu agutabare. Sinzi aho uri waba utsinzwe n'iri jambo, wapfukama tugasenga. Wapfukama tugasenga. Aho uri hose utsinzwe n'iri jambo, aho uri hose waba uri hanze mu gihugu iki n'iki, nta jambo rimanukira ubusa. Ukaba uri mu buraya bwarakunaniye. Niba uburaya bwarakunaniye, uburaya bukakunanira, ubusinzi bukakunanira, bya bindi by'inkatu byakunaniye, nta handi Mana ukeneye amahugurwa, ukeneye umuntu ukuba iruhande. Mamagara nza nkubwire ukuntu bigenza. Wamamagara nkakubwira uko ubigenza, wamamagara nkakurangira umuti wo kubireka. Umuti wo kubireka ni iri jambo ry'Imana no kuguhugura nabindi. Mukozi w'Imana, tutaguciye mu ijambo, twumvishe ubutumwa message Imana guhaye ari nyinshi cyane kandi ari nziza kandi nanone zikaze, ariko hagati yawo negeze kumva ngira amatsiko cyane. Ndavuga ngo ese uyu nawe yaba yarigeze yigurisha? Hari ahantu mwegeze kuvuga muti nanjye najyaga ntera akaguru ariko sanga ntacyo bimariye. Sinzi niba watubwa kuri ubwo buhamya bwawe gatoya uko byari bimeze, hanyuma mukaza kubona gusengera abo bantu. Jewe natawe n'umugabo nyiri mutoya, naje kubitanga, wenda si ngombwa kwirwa mbivuga ariko nabivuga. Nago nagiye aho ngaho mu bintu ngo byo kujya kwigurisha iyo ngiyo, ariko nigeze kubaho mu buzima ukaba waza ukansohokana. Jewe njya mbivuga yuko abantu bakora uburaya ntago ari indaya zo mu muhanda cyangwa sizi z'umwuga. Nibyo nahereyeho nanga ikiganiro hano. Ufite kuba uri umugore w'ibana cyangwa uri umukobwa, umuntu akakubwira ngo ngwino dusohoke, akagusohokana hirya, akagusohokana ukajya kunywa. Niba waranywa iyo nzoga ukayinywa, niba ugiye burushete ukayirya, niba uri kurya iyo nkoko ukayirya, cya gihe nabwo buri gusenya bya bindi iyo ubiriye ukabirya, nyamara ujya kubyishyura. Ngo babyita gukura. Ujya kubyishyura. Burya gukura harimo ukura bimurimo ari agahato, ndetse akanavuga ngo urangurira ibi n'ibi, ariko hari ukuntu umuntu akubwira ngo ngwino dusohoke, akagusohokana. Yarangiza ubwo mwabaye inshuti kandi afite n'umugabo, yarangiza aho ashatse akaba yanakubwira. Urumva umuntu mwasangiye mu cyumba muri babiri cyangwa akagusohokana ahantu kure yubatse urugo, afite uburenganzira bwo kukubwirana bya bindi ukabimuha. Uri kumva? Ngewe byambayeho rero, byambayeho ukuntu byambaye, ntago byambayeho ngo ngiye kwirirwa nsambana nabo, ariko byambayeho mu rwego ngwiki. Ukaba waza ukambwira ati ngwino hambere aha ngaha mu myaka yashize nyiri mutoya, umuntu akaba yaza ati ngwino ngusohokane tujye gusangira, nanjye nkavuga niko nta mugabo ufite wagerayo ukabirundura. Nkagenda nkarya, oya ibyo simbize, nkagenda nkarya nkanywa, ndetse byaba na cya gihe niba umugabo yari gutaha izo saa moya ugasanga aranaraye, cyangwa ugasanga atashye n'ejo. None si ibyo ngibyo byo si uburaya? Ntabyo ni uburaya, gufata ibintu bitari ibyawe. Niyo mpamvu natangiye mvuga ni babandi bari gucuruza ibishoro batahawe n'Imana, bari guhabwa na babagabo bari ku ruhande. Nibarekera aho ngaho, nibarangiza basenga Imana ibaha ibishoro byabo. Ntabwo indaya ari izicuruza kuno mu muhanda. Wakora uburaya unibana, wakora n'uburaya ukabukorera ku matelefone uri wenyine, bakajya baza bagusanga mu rugo, ariko ubwo buraya ukora bwihishwa, Imana iri kukureba.
hanyuma wajya uca n'inyuma ukagenda ngo baransohokana burya ngo babandi basohokana bahamagaye bitandukanye na babandi bo mu buraya nabwo n'uburaya uri gusenya urugo bireka Imana ikwihera ibyawe uhamye uwo wamenye nibyo navugaga ibyo ubwo ni n'uburaya bubi kuruta wa wundi weruye nibyo navugaga rero mvuga ni babo bantu barahari umugabo agaturuka hariya wo muri uru rugo akajya gupangira undi hari atinda guha igishoro uko amushatse akamubona ugasanga ari gusenya rwa rugo wa mugani wasanga urwo rugo uri gusenya nyirarwo uwo mugore yirirwa ku mavi ari gusenga ntabwo bizaguhama ntabwo bizaguhira nibyo navuga ngo barekera aho ngaho kandi ugasanga wa wundi aciye inyuma ngo nsengera sengera birahari hari uwo tuzi usengera indaya kubera indaya zimuha amafaranga muri ubwo rwego bagiye bagira ntago azibyira ngo zikizwe ahubwo aranazifasha ngo akajya kuzishakira inzaratsi yego inzaratsi ntago azibyira ngo zikizwe kandi arazisengera aragira gute kubera impamvu abayanga aravuga ati nimubyira se uyu mugabo namuha igishoro cyo kongeramo muri iriya business azazana izo senkana nyihere cyangwa nyihere ijana uri kumva ngo hari n'abakorera amafaranga ngo mu gusenga ngo atiri wabihanisha ngo bakabishyura ibyo simbizi ibyo ngibyo barahari ariko reka nkubwire ibyo ngibyo nibyo Imana iri kwanga cyane nibyo yananumyeho cyane abantu bari gukora ibyaha rwihishwa Imana yabahereye ku buntu namwe nimutangire ku buntu nawe uyobewe hari abantu Imana yabwiye ngo muzajya mwasenze badahinga badakora batagize kuno gushyigikira amavuta ni kimwe nk'uko umuntu ajya kuvuga ijambo mu rusengero mugafirisita akuno mukamuferesita ukamugurira amazi cyangwa ukajya gute afite kuza kugusengera ukabona ko ari byiza ukibuka warangiza ugashyigikira amavuta ariko ukazanashima hari n'abantu batanashima kandi gushima biremewe eraga mumenye yuko kera na wajyaga kwa bamenye imbokoboko hanyuma ngo kera byari bigoye inuma y'inungura cyangwa inama kuyibona byari bigoye ariko Yesu yaradupfiriye mureka guca amafaranga ariko na babandi nibibwiriza bavuga ati umukozi w'Imana yaransengeye hari igihe umuntu aba ananiwe aremerewe ukeneye ihumure unaniwe cyane ukeneye ihumure umuntu akaguhumiriza wabishaka ukavuga utereka mugurira amazi wabishaka ukavuga atereka ngira kuno njya mbwira abantu ubundi umuntu utazaguha se ku kiro cy'umuceri azaguha umufuka w'umuceri ntibishoboka mujye munabimenye umuntu utazaguha ku kiro cy'umuceri ubundi azaguha umufuka w'umuceri udatanze ku iroba y'umuceri cyangwa ku nusu n'ikiro cy'umuceri nagitanga rwarashize kandi Imana ni urukundo umuntu udafite urukundo nagakunda Imana icyo nacyo tugomba kukigaho tukamenya kugandukira Imana gandukira Imana nuhwa wa muntu w'umukene ushonje uzabugandukiye Imana hari ibintu ugomba kugira igihe ubona udafite urukundo nta rukundo ufite sinumva yuko ushaka Imana kandi nayo warayanze wanze mwene so hanyuma byajya gutera umuceri washize isukari yashize inzu yakeneye yo kwishyurwa ukajya ku mavi ngo Mana nyishyura ayo namatakira ngo uri kuyisaba ubundi urayishyuza ibiki niba umufuka w'umuceri ushize nta muntu uhayeho urayisaba ubundi umuceri urya wenyine ubu hateye ibintu noneho ngo mfite umuryango mwinshi ntabwo Imana ireba iriya miryango Imana ntabwo ireba iyo miryango n'ubundi kuri ruhande wireba ni wa wundi wo ku ruhande utazi ni wireba mu kwibutsa nk'uko wakwibutsa igihe ese wagize ngo wari warushaga Hezekiya gusenga Hezekiya nta muntu wamurushaga gusenga ariko igihe cyarageze abona isengesho nirirenga parafo abona huye n'ibigerageza agira ngo Imana nimwibuka ahindukira ivure yahindukiye n'ukwibutsa imirimo ese wowe aka kanya ibyo bigerageza uruzi byanze kukoreka ibyo bigeragezo bitavaho aka kanya ko bivuga ngo duhindukire uhindukire aka kanya niba gusenga hari igihe gusenga kutumvikana ariko ugahindukira ivure ukibutsa aka kanya wakwibutsa iki Imana ko urukundo rwashize uributsa yuko ujya gusura abantu kwa muganga uributsa ko ujya gusura abantu CHK uribuka yuko wishyuriye abantu mituweli uributsa yuko hari umukozi w'Imana wagaburiye ukamwishyurira inzu uributsa yuko hari abo wambitse ingingo yakurengera aka kanya ni iyihe kari ibyo ngibyo twavuze byo mu mihigo cyane cyane iyo urebye usanga abantu bavuga ngo Mana nunkura mu bukode nzajya nishyurira umuntu amazu nyamara warayibonye urabireka iraje yiteze cyamunara
cyangwa mujya mubona n'imvura igwa isuri ikagwa ikazitembana mu kabande. Ntabwo Imana yabura inzira icamo ije kwisubiza bya bindi, nyamara ijya ibyisubiza, ijya ibyisubiza. Waradamaraye wowe uzi ko warushije ubwenge Imana, ngo nungeze hanze ngo nzibuka kanako. Waragiye waradamaraye ngo nunyishyurira ririya deni ngiye ncika nkajya gushaka amafaranga hanze nibanereze cyamunara, ngo nzagurira umuntu inzu cyangwa nzishyurira. Warabibonye uradamarara. Umurushisha ubwenge, urusha ubwenge. Ni Imana uri gucengana nayo, ntabwo uri gucengana n'abandi. Ndakubwira nigendere ngewe Winnie, ntabwo ndi mu bantu basenga baka amafaranga. Ngewe sinyasenga naka amafaranga, sinjya nanahiga ikintu nazahigura. Ikintu cyose Imana icishije mu kanwa iyo bibaye ngombwa ndagihigura. So umukozi w'Imana rero urumva ko message watuzaniye ni nyinshi cyane, ariko kandi umuntu yakwibaza ati ese izi message wahawe cyangwa se Imana yaguhaye yaba ari message y'isi yose cyangwa ni message zabubatse n'urubyiruko? Ubwo sinzi, ushobora kuba watubwira Imana yagutumye kuri bande, ku isi hose, mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa mu bubatsi ngo ndetse n'urubyiruko? Hari izi message ziri mu byiciro. Message yatangiye iriya yo kuvuga ngo bagarukira ahangaha, abantu bari kwikorera ibyo bashaka byose, Imana irarakaye, iratambutse, yongeye igeze muri iki gihugu. Hariya yavuze ngo burije, kandi ngo ni burije, nubwo mubona ari ku manywa ariko burije imbere hano burije. Ni yirebana n'u Rwanda, ni yirebana n'u Rwanda. Iri kubyira u Rwanda ngo niruve mu byo birimo, nirwongere rugaruke. Kuko hari ibintu bari gukora barakaje Imana. Hari abantu bavuga ko basenze batabirimo ko basenga, bamwe babivuyemo bacishije imbaraga, ibyo bintu byarakaje Imana. Hari abandi bari kuvuga ngo bari gukora ibingibi, bari gukora ibingibi, bari gukora ibingibi badasenga, cyane cyane abadasenga, cyane cyane icyo waba ukora cyose. Hari n'abandi bafite akazi ariko badakora akazi nk'uko bakabahaye, bagaca inyuma bakirirwa bagambana. Bagira gute? Uragambana, ubundi uragambana ibiki? Korera Imana iguhaye akazi, kaguha umwanya wukorera neza. Wicaye kuri iyo ntebe ukora akazi, n'wijya kwicara kuri iyo ntebe ujya kugambanira igihugu. Kandi Imana yaduhaye umubyeyi mwiza. Wijya kugambanira igihugu. Iyi Mana irarakaye. Wowe ugiye hari urasenze ngo Mana amakazi, uranize, igufasha amashuri yawe, iragushyigikiye, urize, urarangije. Na abandi barashomereye, iragutoranyije kugezeho intoranye, irakubwiye ngo ufata akazi. Ugiye hari urahaze, umaze kudamara ruhaze, iguhuje n'umuntu w'Imana, n'umubyeyi mwiza. Uriya mubyeyi abamo umwuka w'Imana. Nyakubahwa Paul Kagame agira iyerekwa. Yego, agira iyerekwa. Buriya nubwo muvuga Imana, ntabwo Imana uzigera uyibona kuno. Uzayibonera mu Ndi kuvugana n'abantu babonye akazi bakagirwa amahirwe, bakabona bakahura na nyakubahwa Paul Kagame, akabakora mu kuboko, akababwira ngo nibicare kuri iriya ntebe. Buriya mwabonye Imana, akabakora mu kiganza, yarangiza akabaterera intebe ngo nimwicare hariya. Twese twabonye Imana, ariko hari ukuntu uyibona by'imwihariko, ikakwicaza kuri iriya ntebe ngo ugende ukora akazi, ukabura ubwenge, ukabura ubwenge. Wagerayo umaze guhaga, ibyo ni nk'ibyo guhaga. Ni nko wa mugani wa muririmbyi ngo warabibonye uridamarira, none n'ibindi biraje. Aho washimye ukavuga utishimye uyu mwanya w'intebe nicayemo, uyu mwanya nicayemo, uyu mwanya Imana inyicajemo, ukajya aho ngaho ahubwo ukajya gutura igihugu, kujya kukigambanira. Imana irabaziye, irarakaye. Mutagira ngo hari ukundi muzabona Imana. Imana mwarayibonye ahubwo mwarayisuzuguye. Ije kuba irabarakariye cyane. Ibanguriye inkoni, kandi inkoni y'Imana ibanguye. Muraje mureba ko iyi Imana yarabagerageje, irabagoragoza. Igira gute? Uriya muri gukora mu jisho, muraje mwirebera ko Imana ije kubemeza. Inkoni y'Imana irababangukiye.
warabibonye uridamarira ubona akazi ubona ibiki byose muririrwa aho wagiye kuri uwo mwanya ngo wifatanye usengera igihugu ugisabira umugisha ugiheke mu mugongo ahubwo ugiye kuyifatanya na ba bandi ntazi bariya hari abantu erega hari abantu Uwiteka yaciye no ku ngoma abo ni bande rero hari abantu Uwiteka yaciye ku ngoma yego mubyire ngo ni bande none se koko Imana ikwicaje ku ntebe uvuye kuri ya ntebe ugiye kugambanira igihugu urumva Uwiteka arata akikumva Imana yarabaciye hari abantu yaciye bibika nkuko bajye bavuga ngo ibikabuce ngo babarokore bavuga iby'Imana itababyiye baba ngo babaye ibishabuke harya ibicamuke Imana igira akara ugahanura ari kuri igicabuke Imana yarakurutse ukagiye ngiyo none se nibe Imana yaragushyize ku hariya ikakugira ko nguko urabona ibintu byose byatambutse ngende mukuru nambara yabaye nyiri umwana sibyo nambara yabaye ndi umwana ariko narinze ubwenge reba igihugu cyacu kuntu kiryoshye reba igihugu cyacu kuntu kimeze reba kubabarirana gusangira kugira ngo nagute ukwiyumvamo umuntu wowe uciye inyuma urashaka gusenya igihugu ubwo se urimo uragenda uko Imana ibishaka Imana siragukunda ahubwo yaraguciye ku ngoma yaragusenye mwene nkabi baca ku ngoma burundu ibaca ku ngoma none nize nama mwagira abayobozi bakora nabi abayobozi bakora nabi nyine twababwira ngo ibintu bakora ntago baba bikoresha baradamarara baribagirwa nukwibagirwa aho Imana yabakuye nukwibagirwa aho bareba warebye ahantu twicaye heza ukareba ahantu tumeze neza ukareba ukuntu igihugu cyacu kiraryoshye abana bacu kiraryoshye natwe turaryoshye ntago wakagombye kukigambanira wakagombye guhwitura ugahugura abana bariga babonye amazi meza turanywa amata utaragiraga inkaranywa amata kaburimbo baragenda kaburimbo si ibidahari n'ibicyamazu amazu bamwe bare kububakira abandi bagize n'ibiyaga n'ibice byose n'indege igihugu ubundi ndeka nkubye nubwo abantu bavuga ngo iburayi iki gihugu mubona kitarabaye nk'iburayi koko ngewe iburayi se ndahajya izo za Amerika igihugu cyacu kiraryoshye hanyuma rero mushobora no kutubwira ku ijambo ry'Imana Uwiteka yabashyize kuri ku mutima ubuhamya bwo twabwumvishe kandi mwagira inama abantu bari gukora nabi mwazibagiriye rwose ngo bagarukire aho ngaho ndetse n'urubyiruko ndetse n'abasenya ingo nabo nagiye numvamo bavugaho ariko kandi hari n'izindi message z'abari z'Imana iguhaye ubuza abari izo yari yaraguhaye ntacyo bitwaye umwanya n'uwawe jewe ndaza kugaruka mwisoza reka dusome ijambo hano ibyahishuwe 12 tujye kuri 12 umurongo wa 20 cyangwa 20 umurongo wa 12 hadusomere ibyashuriwe Yohana ibice 20 umurongo wa 12 haravuze ngo dore ndaza vuba reka duhasome mu izina rya Yesu okay 20:12 so waruvuze okay naringize ngo 12 ati mbona abapfuye ndaje vuba ubwo ni ibice 22 navuze 22 haravuze ati dore ndaza vuba nzanye ingororano ngo ndaje vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze kugira ngo ngororere buri umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze ndarufa na omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo nushaka kugarukiraho Imana iravugana natwe ngo iraje vuba izanye ingororano yo guhemba buri umuntu wese ibihwanye n'ibyo akora ntago arobanuye ibyo urimo wowe mubyeyi iraje vuba ibyo urimo wa muyobozi wiraje vuba ibyo urimo wa muvuga butumwa iraje vuba ibyo urimo wa muhanuzi wiraje vuba ibyo urimo aho uri hose ngiraje vuba izanye ingororano yo guhemba buri umuntu wese ibihwanye n'ibyo akora
guhera ku bashumba, guhera ku badiyakoni, guhera kuri ba bandi birirwa babivanga bavuga ngo bari gukorera Imana, guhera kuri ba bandi badamaraye Imana yahaye imyanya bakibagirwa inshingano zabo bagiye gukora, bakaba badamaraye, bakaba bibereye mu byabo. Imana iraje vuba, ije guhemba buri muntu wese ibihwanye n'ibyo akora. Imana nibamera umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, wini rwose imbaraga z'Imana ndetse n'amavuta bibikomeho. Ariko kandi wasoza ugiriye izihe nama abantu bari nyine bari kugenda basenya ingo? Twabyumvisha umuburo wabo yuko Imana iri kuvuga ko ije vuba, ariko kandi ni izihe nama wababwira? Abantu badasenga wabagira izihe nama? Abari kugambanira igihugu wabagira izihe nama? Abanga umuyobozi wacyo wabagira izihe nama? Ni izihe nama wagira urubyiruko ndetse n'abakuru muri rusange? Simbizi buriya aho babikura abanga umuyobozi wacu. Ku bwanjye ngewe numva ahubwo bararenze nihanira ari abasazi. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ndaje vuba, nje guhemba buri muntu wese ibihwanye n'ibyo akora. Hanyuma hari abantu birirwa bavuga Imana. Umuyobozi buriya ni Imana. Ntabwo uzigera ubona Imana ukundi. Ntabwo uzigera ubona Imana. Kuriya kwanga umuyobozi ni nko kwanga Imana, ni nko kuyikora mu jisho. Nicyo gitumye Imana iza no gukora cyane. Mugarukira aho ngaho. Imana iri kuvugana namwe, ube utamwiyumva, usibye n'umuntu utanamwiyumvamo pe. Uwo nguwo rwose ari muri babandi Imana twavuga yaciye no ku ngoma yagize gute. Kuko sinumva niba waba uri umuntu ufite amatwi, ufite amaso, ureba uri umuntu ukareba igihugu, ukareba n'icyo, ukareba n'igihugu cyacu. Nta n'igihugu kindi kigira ubwisanzure nk'ubwacu, kigira urukundo nk'urwacu. Dufite umuyobozi mwiza. Buriya ngewe iyo mubonye mba numva dufite Imana pe. Amen. Abo ngabo mugarukira aho ngaho. Niba unahari ugarukiraho, niba unagize gute ugarukiraho, niba waragize ko uri muri babandi waciwe ku ngoma n'Imana yarakwanze. Naringize akabazo k'amatsiko nkavuga ngo mbese nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mwari mwabonana amaso ku maso? Shasi ndamubona we. Oya, naramubonye kumusuhuza nibyo naramusuhuza muri sitade, naramubonye ahantu hose naramubonye. Umva none uzi ko hari igihe nigeze kurota Imana yigeze kunkorera akantu, ubwo sinzi ukuntu kaje. Inkorera akantu narasenze ndashaka kubona Imana. Ngewe ndashaka kwibonera Imana. Mbisaba Imana, nari nibere mu masengesho y'iminsi 3. Ndavuga nti wa Mana we, nkuko nigeze gusenga ndayibya ngo inyereke Yesu igira uko umunyereka. Ndangije ndavuga nti ndashaka kunyereka Imana. Nukuri narasenze Imana y'amahoro irambira ngo nakumviye. Ngo nakumviye. Niko Imana y'amahoro yambwiye ngo nakumviye ndamukwereka. Ndangije ndabibye nuramunyereka gihe ki ngo ndamukwereka mu gitondo. Urabona kwa kundi mu bukerera nagiye kubona mbona ndi kumwe na Paul Kagame mwiyerekwa. Mbona turi kumwe yansuye. Rero niyo mpamvu navuze ngo nakundi kubona Imana. Ejo utazabona Perezida Kagame. Perezida Kagame ubundi mu buryo bw'umwuka asobanura Imana. Ni Imana pe. Nubona Imana, niyo mpamvu navuze ni buriya. Niba ari ikintu ukunda, nahise mbona niyo Mana dufite. Niyo Mana dufite Perezida Kagame. Ngewe mbikoze inshuro 3, ubwo ngitangira guhamagagwa navuze nirashaka kunyereka Imana nanone nibonera Paul Kagame. Niboneye Paul Kagame. Paul Kagame araza ndamuganiriza, mbona aranembereje, mbona ngiye gute, maze mbyutse ndavuga nti sha manza sinzi ikintu Imana isha kunkorera. Ariko iyo Paul Kagame wabonye Perezida, Imana yakubwiye ngo ndagusura ukabona Perezida, muri iyo minsi hari ikintu Imana ikora. Muri iyo minsi nari mfite ikigeragezo gikomeye, ariko Imana yaragikoze. Hanyuma ni muri urwo rwego namubona, nabwo navuga ngo naramubonye, kuko nabonye nicaranye, twicarana hafi nk'iminota irenga 30 turi kumwe tunaganira mwiyerekwa. Ubwo se ndamubonye, naramubonye, nge nabonye Imana. Narabyutse ubwo nahise nera haleluya ndapfukama ndavuga nti ndagushimye ngiye ko nabonye Imana yanjye. Nge naramubonye. Ya Imana rero iguha umugisha. Ndanamukunda no mu busanzwe. Ntago ari Imana ahubwo Imana imukoreramo.
ye hanyuma rero ni marayika nyine iramukoresha. Imana ishimwe. Ariko narimbajije ikibazo cyanjye, narimbaje ngo Imana iramutse ikugiriye neza ikamukugabiza mu gahura, ni irihe jambo rya mbere wamubwira? Ese wamusuhuza, wamuha ikiganza, wamuhobera, wamuheka ku mugongo, byagenda gute? Niba nagira gute kumubona gusa, niba uku turi kumwe turi babiri, ngewe tukabonana, ngewe nkabonana na Paul Kagame kuno turi babiri, mbese ngewe ubundi iyo mfashijwe, iyo ikintu kinshimishije simvuga. Niba namureba uku nguku ngagira gute, gusa usibye kuvuga ngo Mana urakoze, shimwa shimwa shimwa, icyo ngicyo kirahagije. Niyo namubona nkavuga ngo urakoze gusa, ibyo birahagije. Turi kumwe, kumubona naramubonye muri sitade, ariko noneho kumubona ngewe nkamusuhuza, Mana we navuga ngo urakoze pe, urakoze urakoze urakoze, ariko nzamubona nanjye ndashaka kumukora mu. So urakoze cyane rero mukozi w'Imana. Rero gahunda y'uyu munsi nuko igenze, Imana iguha umugisha. Ubwo rero kabisa nuko uzadushaka tukaguha nimero ziwe, ubundi ukazamuhamagara mugahura nta kibazo. Amen. Rero gusenga kwa kumviswe uyu munsi, kuko niba Imana iguhuje n'Abimana bera, birasobanura ngo na nimero ze wazibonye. Sha uriya nimubona nzavuga nenda kubonye wa Mana we, nta kindi shigaje kwisi kumubona gusa. Kuza kushaka nguhe nimero ziwe, umuvugisha umuyobozi wacu, nta kibazo. Umubyeyi we. Sawa rero urakoze. Ushobora gusengera abakunzi bacu tugasoza ikiganiro. Mana nziza, turagushimye, wabanye natwe, watangiranye natwe, nushimwe nushyigwe hejuru. Izi saha rero Uwiteka Mana turashoje, wowe nushoje. Nyemerera Uwiteka Mana aya magambo yose, irivuga butumwa bubuhamya buciye kuri cano Abimana bera, ababwumva bose nibuce mu gutwi ngo buhunguke mukunde, ahubwo bubabera umutsima utera imbaraga, bubabera inkomezi. Amen. Nshuti bakunzi bacano Abimana bera, rero turabashimiye kandi turabakunda cyane. Mbibutsa yuko ujya muri telefone yawe ukandikamo ijambo subscribe, wanyuze muri YouTube ukandikamo ijambo Abimana bera mu nyuguti ntoya kandi bifatanye, ugakora subscribe. Iyo mwakanze subscribe tumenya neza ko mwarebye, kandi mugakora na like na comment na share. Murakoze cyane rero, Imana ibahe imigisha. Ariko kandi uyu mukozi w'Imana